Pizarro sinema nyarwanda urayibona kuri we rwego? Sinema nyarwanda ni urwego rwiza ruhagije nyine ni urwego sinema nyarwanda igezweho kubera iterambere sinema nyarwanda yagenda itera imbere umunsi ku munsi kandi uko byatangiye ntabwo ariko biri ubu abenshi birabatunze kandi umuntu ugerageje kwandika neza niko akurikirana cyane kuko iyi filime nzi ko izakurikiranwa n'abantu benshi bitewe n'uburyo Burino yayanditse n'uburyo yayiyoboye irimo ubwenge bwinshi bwari bukenewe. Kambaye ikaze kuri Tayari TV ndetse iki kiganiro ni The Talent Zone. Ikiganiro kiba kibanze kuri sinema nyarwanda by'umwihariko ndetse n'urubyiruko ruba rwariteje imbere kandi tukanabasura tukareba ibikorwa bagenda bakora bigiye bitandukanye, tukanasura na wa muntu uba ari icyamamare mu kazi akora tutitaye ariko kandi tukanafatanyiriza hamwe kureba uburyo twazamura impano z'abanyarwanda muri rusange mu ngeri zose zigiye zitandukanye. Nasuye ahantu hamwe hari gukorerwa ifatwa ry'amafoto rya filime imwe yitwa The Tag Life. Ni filime tugenekereje mu kinyarwanda ni ubuzima bukakaye. Twayisanzemo abantu b'ibyamamare, hari abo twabanje kuganira nabo ariko twongeye kugira amahirwe yo kuganira n'undi muntu nanone n'abandi bantu babiri bagaragara muri iyo filime kandi tutavuga ko atari abantu batazwa ahubwo ni abantu nanone n'irindi tafari Rwanda rwa sinema hano. Ndakwakira atangira wibwira abantu. Akoze amazina yanjye nitwa Pizarro Emmanuel, abenshi bakaba banzi nka Mucoma, abandi banyita Inkuba bitewe nyine na filime wagiye ukinamo zose. Nakiriye undi mupapa, ndabona ari umupapa ukuze. Uratangiye utwibwira? Murakoze, nitwa Nizeyimana Theogene. Pizarro, ariko bwa mbere ukina filime yari iyihe? Byari ryari? Ego hashize igihe kuko njye ntabwo naje muri filime nyine mbijemo nk'umwuga, ahubwo ubu ngubu nibwo buryo mbirimo by'umwuga kuko bwa mbere njye nakinaga umupira. Nakinaga umupira niba uzaho bita Nyamagabe, nakinaga muri Academy y'Amagaju. N'icyiciro cya mbere nagikinyemo kuko nageze igihe nyine cyo gukina mu magaju makuru, kiri igihe nyine ajya mu cyiciro cya kabiri, ariko uwo mupira niwo nabagamo cyane. Ariko aho twakinanaga nyine wabonaga nyine mfite nk'impano yenda yo kuba nakina filime kuko nagiraga brage nyinshi ku kibuga. Ku buryo ngenda amakosa nakoraga ntabwo coach yayitaga uriya niko mutunze kandi ntibimbuze kujya mu kibuga buri gihe. Bwa mbere rero nza muri filime ndibuka yuko naje muri filime y'umumama bita Apolline. Ntabwo ndi kwibuka izina ryayo neza, gusa nakinyemo bwa mbere abona ko mbishoboye, ariko ntabwo nabikinaga mu buryo nyine ntabwo nari nabipanitse kuko numvaga ari ubuzima busanzwe ko genda nyine mpura n'abandi nyabambwira ati waza ukadukinira bikagenda neza. Ariko misengera amatsiko yo kubanza kumenya Pizarro ubundi uri mu Academy k'amagaju utaraza muri sinema. Pizarro nka lokale byonyine muri lokale byabaga bimeze bite? Byabaga ari urwenya kuko iyo ntabaga mpari barabimenya kandi yabaga mpari nyine urumva mpari barabimenyaga kuko hari n'igihe batandazaga hamwe n'abandi bakanjana hanjye nyine kuko byageraga nka nijoro kumva muze n'ikintu abantu bose bahise basekera rimwe kibazo kibaye kandi njye nkabivuga numva atari ibintu wenda nagenye ngo bibe bibasekera. Ubundi cyari ikintu kikurimo byari bwa mbere nkumenya nakumenyeza 2015 na 2015 uri vuga twahurira muri casting nawe ati umuntu koko ni icyamamare. Umubyeyi nakoresha ku kajambo cyane kuko urabikwiye iyo uri gukinana n'umusore w'urubyiruko nk'uyu ndetse mwabonye ko wenda atari ibintu
umenyereye cyane bya filime, wenda si ukuvuga kuba warakinnye nyinshi, ahubwo no kuba warahuye n'abantu benshi cyangwa warakinnye filime nyinshi ugahura n'abantu bagiye batandukanye hano muri filime mu Rwanda. Iyo uje nko muri filime cyangwa ukagira nk'amahirwe yo kugaragara muri filime ugahura n'umuntu nk'uyu, ku bwawe ni iyihe shusho ubonamo? Urakoze cyane. Buriya ni uko ibihe byagiye bihinduka, ariko ubundi mu by'ukuri no mu bihe abambanjirira najya kuganira nabo, uba kwajyagabo nk'ibitaramo abantu bagatarama, hakaboneka abazi gusetsa, abatera urwenya, mbega igitaramo kigashyuha. Naho rero kuba ndi kumwe n'umusore nk'uyu nguyu, akenshi numva ari ishema kuri njyewe, numva ntacyo bitwaye, kuko hari ibyo ashoboye agomba kumbwira, nanjye hari ibyo nzi atazi, tugafashanya tukazamana muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Bwa mbere nari nzi ko kugira ngo ubone umukomediye, nari nzi ko Pizarro agomba kuzajya nko mu gisata cy'abakomediye, ibintu byo kuza umukomediye cinématique bitari buze guhura. Wowe komedi yawe uyihuza ute niyo uri gukina filime? Jewe sinavuga ngo ndi umukomediye, ariko abo tuba turi gukinana nibo nyine babivuga cyane. Ntabwo njye nagomba numva nyine ari n'ibintu birenze pe. Nkuko wenda uyu mupapa bivuze, ndetse ko ari ibyago umuntu aba yaragize nkavuka muri iki gihe, numvuka mu gihe cyabo ngomba mfite inka nyinshi, ariko nari kuzajya nganira n'abagabo bakamika, ubwo nako ni nk'akantu aba anyongereyeho ntarinzi. Pizarro, tukuzi muri filime ndetse zigaragaramo n'abantu b'ibyamamare hano mu Rwanda, tukuzi uri Muchoma. Ubundi iriya filime abanyarwanda bakuzi muri Muchoma kugira ngo uyigemo ukine n'iriya rundi byagenze bite? Iriya filime hari umuhungu nshimira cyane witwa Valence, niwe warebye nyine abona yuko iyo role ntayikina neza, hano arangije arayimpa, avuga ati iyi role ugomba kuyikina neza kandi ukagerageza uburyo nyine ubifiringa nyine gukina nka Muchoma nyine. Ntabwo nigeze mba Muchoma na rimwe, ariko nyine yaranyoboye nyine kuri set neza, naba ngiye gushyiramo ibikabyo birenze akambwira ati hoya gabanya, naba ndi gukinira hasi akambwira atongera, gutyo niwe wanteraga nka motivation nyine zo gutuma mbikora neza n'ubu ngubu. Kuri set wowe bwa mbere ugaragara kuri set utangira gukina filime bwa mbere, ni iki kintu cyakugoye? Yenda ntabwo navuga ko byangoye cyane, kuko nsanzwe n'ubundi ngiye mbere ya kamera, ariko atari muri filime, mu buzima busanzwe ndi umuvugabutumwa. Rero urumva ibyo byose imbere y'abantu, kamera hari ukuntu bamenyereyeho, ntabwo byangoye cyane, kuko nibyo yenda Pizarro yahoze avuga. Ndabyibuka igihe nigaga muri segonderi, ari umudivantiste, twajyaga dukunda gukina udusenga, ugasanga n'ubundi turi aho ngaho, Imana ikaba ikurimo, ariko hakaba igihe bitewe na sakimose turimo ukayicecekesha. Rero nza kubona amahirwe, nigeze no kubikora ubwanjye, reka bifone ubwanjye nkore filime, ndayigerageza, ndayifonda, ariko kubera ntabwo nashatse kwirefera ku bandi, nsa nk'uyihagarikaho, hanyuma nza kuba andi mahirwe yo gukina muri iyi ngiyi muri Thug Life. So ntabwo byangoye cyane, gusa nanone kuko ndi kumwe n'abandi bantu bafite experience, nagomba kwitwarika nkaniga kugira ngo ngende ku murongo w'abandi. Yego, ikintu bita kuba mukuru bisaba. Wavuze ko uri umuvugabutumwa. yego. Ni ubwa mbere numvise umuntu uvuga ubutumwa uje muri filime itandukanye n'itarimo ubundi butumwa tuzi. Ariko n'iyi filime nasanze harimo ubutumwa bwinshi kandi leta ikeneye by'umwihariko. Ibi bintu ubihuza ute n'ubuvugabutumwa bwawe? Hari indi shusho bikwambika itari nziza mu bakristo, cyangwa hari izindi mbogamizi uhura nazo kuba ukina filime uri n'umuvugabutumwa?
urakoze cyane buriya iki kintu mbajije ni ikibazo cyiza cyane ni fact njya no kwikina niteze ko nzanakibazwa rero buriya ijambo umuvugabutumwa n'ubutumwa turatambutsa word message irimo iragenda kandi roho nzima itura mubiri muzima icyo turakizi so tag life harimo ubuzima bwinshi butandukanye nyemeye ngiremo gatoya hagaragaza urubyiruko ruba mu biyobyabwenge rushukwa natwe abantu bagaragara ko utabidukekeraho twabakozi b'Imana abapasiteri abantu bakomeye bibashyibeye hirya no hino noneho ibi ngibi turi gukina kuri scene abantu bashobora no kuba bavuga batariko namwe murakabya dore wowe ushobora kuba wataye umurongo nibyo bintu abantu baba n'ubundi hanze no kuvuga ngo ibiri covered ngewe ndimo ndabitwikura nkabigaragaza ndatekereza rero ko aho turi kugira twerekeza uko abantu bagenda reka muri ijambo civilisation kuko batuye tuva hanze tubasiviliza so uko abantu bagenda basivilize bagenda babyumva ndabyemera hari ababona ko bakavuga batari ku uyu muntu arimo arakina yenda se yagiye gutereta yaciye umugore w'inyuma yacuruje ibiyobyabwenge yagize gute ariko abantu barabikora hanze nka pasiteri barabyaye bagize gute ibi byose ni ibintu bakora so rero icyitwa kuba umuntu uri authentique nuko ibyo uvuga ugomba kuba byukora ibyo ukora kandi byuvuga so rero ngewe message ndi gutambutsa ndimo ndavuga ngo ibyo ngibyo abantu bakora mu rwisho niba bigaragaze cyangwa se babirike nakoze cyane murakoze kuko nika ko ni yindi turufu tubonye muri sinema nyarwanda kuba hari n'umuntu uvuga ubutumwa bw'iyobokamana afata akavuga ati mu buzima bwo hanze hari byinshi dukora bidasa neza ariko twagera hariya tukiyambika rwa ruhu rw'intama cyane ko yenda ari ikiganiro cy'umugezi ukurikirana ariko ugasanga akenshi iyo umuntu ari kuri set ari gukina bamwe batekereza ko ibyo akina ayenda ko ari noneho ngewe ikintera ishema n'iki nuko abantu turi kumwe ndamera kuri Bizarro rikora umukomediye ayijya amaturo ya burada abantu babifata n'ubundi ari buze atari buze ararurira ntabwo aza nuko uko abantu babatekereza ntabwo ariko bari yenda agasara acuruza ibiyobyabwenge cyangwa se arimo aragaragaza muri filime abinywa ariko ntabyanywa ariko message ari gutanga hanze bo barabikora baranabinywa rero ikintu kizima ngewe mbona nuko hagomba guhindura imyumvire tugafasha leta kugira ngo nkuko muri filime birimo tugafasha leta kugira ngo ibintu birimo bikorerwa mu mwijima bitagaragara biveyo ariko dutambuka kuko buriya message itambuka mu buryo butandukanye hari uyumva kuri radio ariko cyane cyane sinema nyarwanda iyo umuntu areba yumvijwe areba n'ishusho bimugiraho ntuza cyane niyo mpamvu nanjye navuze ngo reka turabona nayo kanjyemo cure gutambutsa message nerekane ko n'abakozi b'Imana bishoboka ko yatambutsa message binyuze muri sinema nyarwanda nakoze cyane ndagira ngo musabe uwo muhate iyo myumvire iyo ntumbero n'iryo tafari ryawe rikenewe cyane muri sinema ntibizacogore Bizarro ngira ngo numvise ibintu byinshi uyu mupapa ni n'umuhanga ntabwo nari mbizi ko ari pasiteri ariko uburyo nyine akina twakinaga nyine nzi ko yenda ari nk'umuntu w'umuyobozi nyine ariko sinari nzi ko nyine ari pasiteri meya yaje gukina filime ahubwo banza nzana cerebure inkweto nkazikura iki nanone ni iyindi shusho mbonye nimba umupasiteri yifata akavuga ati nje muri filime idafite aho ihuriye no gutanga ubutumwa bw'iyobokamana ariko ntabwo indi message y'ubuzima tubayemo nyuma yo kuba turi abakristo bizanshimisha nanone kubona gitifu cyangwa se meya avuze ati nje gukina noneho ngewe dishuka dati kandi reka iyo batapfa kwikina iyo role yine kubera ko abantu kuri cyubahiro cyubahiro ntabwo yabigaragaza ariko najemo iyo yakina yariyo yose yagira meaning cyane ariko behind yenda sinana nakwinjiramo ushobora kutabikira ariko behind wasanga ari uko abantu
dufite imyitwarire itandukanye Yeah. n'ibyo duteganya Yeah. urumva Pizarro ubundi urakijijwe ndakijijwe cyane kuko buriya ntabwo ku cyumweru nshobora no gusiba gusenga mu rugo usibye kujya mu misa ushobora no kutarya ni amategeko ngo utagiye gusenga nturye bivuze kujya gusa kugira ngo utabwire oya ariko ugenda oya nyine usenga kuko bikurimo ariko nyine hari uburyo umubyeyi nyine agira ngo nyine bibajyemo gusenga naho ubundi ushobora no kwirirwa mu rugo umukozi yateka ukabigira mbere y'abagiye no gusenga ariko kubera umutima uba ufite wo kuvuga ngo reka njye gushima Imana ukajyayo. Ndakijijwe cyane, abantu benshi banadukurikiye babyumve ndakijijwe. Ngo igikoma nicyo cya mbere biterwa n'amasaha ukinyweye. Umuntu ukinywa nk'umubyeyi arumva nawe agomba kungana nk'umubyeyi. Ngimba afite uburyo nkinywamo kandi neza. Mu gatondo nzindutse cyane kandi nta kindi kintu cyari kiri mu gihugu aho ndakama ariko usanzwe maze urumva bitoroshye. Pizza, ubonye imyitwarire y'urubyiruko cyangwa se imyitwarire bashinja urubyiruko muri filime nyarwanda niyo sura ubibona, kuko nk'ubu ngubu nta bantu ujya uhura nabo bakavuga ngo Pizza arashobora kuba nk'itabi. Biravugwa ariko nabo ntazi, ariko wenda ntibyabura ababivuga kubivuga, ariko njye ntabwo ari komeza uko ubona umuntu ntabwo ari ko abaye muri we. Ni cya kibazo cy'imyumvire pastor yatubwiraga. Yabivuzeho pastor, nicyo nakunze nyine cy'uko ari umuntu mukuru nyine. Ntabwo ko umuntu uba umubona ngo wenda ngo afite imisatsi ngorara umurumogi anywa itabi, sinigeze ndanabikoza ku munwa wanjye. Ikintu nagerageje kunywa ni inzoga ariko ntabwo naraziretse. Narakijijwe kuri barakijijwe. Ariko nko mu gihe umaranye na pastor ni nk'ikihe kintu umaze kumwungukiraho? Pastor ni inama nyine akugira iyo ushatse. Yenda hari igihe abantu bamwe bishyira hejuru, hari igihe pastor wasanga ajya kubuza guhura n'abakobwa ngo muganire. Oya, abakobwa n'ubundi ubuzima busanzwe yenda ndanabatinya ngaho da, ariko n'ubu ntabwo yambuza aho ni arakubuza iyo abonye biri byinshi. ntabwo ni umubyeyi aragucyaha, gusa nyine hari ibyo ncyaha nko kuzinduka kuri tere ati umurimo ni uwa kare. Iryo jambo ntabwo narindizi ngo uko umurimo ari uwa kare. Hari n'akandi, hari n'undi mugani abanyarwanda bagira ngo uko induru ni kare. Induru ntabwo ari igitutsi cyo ngicyo. Ntabwo ari igitutsi. Ino filime The Tag Life uyihuza ute no kuba wowe wavuga uti hari byinshi nafasha urubyiruko, hari na byinshi urubyiruko rwayigiraho ndi gukina filime Tag Life? Iyo urebye ubuzima buno turimo hano nk'urubyiruko hano hanze, nihe nama wagira urubyiruko? Ahubwo ntabwo numva urubyiruko byo wenda hari ikintu kigaragara nkaho hari ubushomeri. Inama nagira urubyiruko ya mbere nivuga ngo nubwo wenda umuntu yaba atarabona akazi, atarashobora gufunda umurimo, ntabwo ari byiza ko yakwiroha cyangwa yashukwa n'abantu bamukoresha. In fact niki nshatse kuvuga, yenda njyewe nyina nk'umupasiteri ariko ufite imitungo myinshi cyane w'umukire, ariko ukoresha abantu runaka batagaragara cyangwa se banagaragara bamwe. Niba ndimo mbakoresha, ni ukuvuga ngo inyungu ni njye wibona nyinshi. Bamwe barafatwa bakaba bafungwa, abandi bakagira gute bakajya mu runaka. Rero inama nabagira, niba icya mbere no kugira intego, intumbero yawe bwite, ntihagire umuntu ukwicira intumbero agukoresha mu nyungu ze bwite, cyane cyane mu bintu n'igihugu cyacu kitemera, reka nongereho n'Imana itemera. Ubwo rero niyo nama ya mbere nawe. Ariko nakongera kandi no ku bapapa bakuru, natwe dushyiremo imbaraga mu bana, tubabwire, tubabe hafi, tubakomeze, tunabasengere, Imana izakora imirimo. Imana ishimwe cyane. Niba
uyu munsi dusubiye mu rugo nuko habayeho ndatekereza ko ku bwihinduranye bwa covid ariko habaho no kudohoka ku ngamba, ugasanga habayeho negligence, abantu bakanegirija bakagira gute. Inama ya mbere natanga sinayo urubyiruko gusa ahubwo nayiha umuntu wese utuye n'isi in fact kugira ngo yumve ko corona ari ikintu gikomeye gihungabanya donc mu buryo buri economically, mu bw'ubukire, imibereho y'abantu, tukabura n'abantu natwe mu buryo bw'iyobokamana baduhungabanya. Insengero zirafunga, cyitwa guterana kwera kukabura mu bantu. Rero icyo ngenda nigenza amaguru make nyuma ikintu kizaba cyangwa se cyo nshobora kuzabwira nk'ikibazo rumbajije. Ikintu cya mbere ko hari ikintu kuri twigishije. Icya mbere giye buriya deba nemera ko umuntu asenga agakora, ndabyemera. Rero ikintu twigishije n'ubundi ni ukugera ikirenge mu cyo leta itubwira, tukigisha abantu saving akarya. Ariko yarangiza uko corona ya mbere itangiye ndabyibuka yatangiye abantu bamwe badafite n'icyatanu kuko bagize ngo barafunze. Sinzi pizza wenda aho yabigenje ariko ariko yatonze umurongo yatonze ntabwo natonze umurongo ariko byasize ubukungu buhungabana. yenda gera ku musozo. Icya mbere ni ugukora tugakorana imbaraga kugira ngo wa murongo usa nka za goals twe dufite zisa nk'izidindira igihe cy'umwaka imwe ibiri cyangwa se ikintu tutaramenya dushobore kongera kugera kwa wa muvuduko twari turiho, hamwe no gusenga no gukiranuka no kugerageza gufatanya na leta kugira ngo intego ifite natwe tuve kwishyira mu bikorwa. Numva ariyo nama natanga cyane. Murakoze cyane. Pizarro sinema nyarwanda urayibona ku ruhe rwego? Sinema nyarwanda ni urwego rwiza ruhagije, nyine ni urwego sinema nyarwanda kubera iterambere. Sinema nyarwanda yagenda itera imbere umunsi ku munsi, kandi uko byatangiye ntabwo ariko biri ubu. Abenshi birabatunze, kandi umuntu ugerageje kwandika neza niko akurikirana cyane. Kuko iyi filime nzi ko izakurikiranwa n'abantu benshi bitewe n'uburyo Bruno yayanditse n'uburyo yayiyoboye. Irimo ubwenge bwinshi bwari bukenewe. Umpereye aho natangiye kwikurikiranira kuko ngenda byibuka nagira numva abantu bakanyumbye bakimutu abantu batandukanye, ntabwo najya muri details zose. Ariko uyu munsi turashima Imana tukanashima na leta itanga opportunity ku mpano, ku muntu wese ufite impano. Igeza ahantu njyewe ntekereza ko ari heza. Wareba mu uburyo yakorwaga mbere n'ikorwa uyu munsi yubakitse, iyo urebye n'ama content aba arimo message zitambuka. Ubundi mbere wabonaga ari udukomedi tuzo kwishimisha turi aho ngaho, ariko umunsi n'ukina comedy aba afite meaning, aba afite message ari gutanga. Rero igeza ahantu heza, kandi iyo ugare n'abayibanjemo bakubwira ko igeze no kuri gushobora gutunga umuntu uyirimo kandi akabaho neza. Rero hamwe n'ubufatanye n'amakampani akaza akabamariza mu za sinema akagira gute, ahubwo wenda nahita nanavuga kampani baze mu ntuza, baze barebe director wa Tag Life, baze bamamazemo kuko ni filimi zaribwa n'abantu benshi batandukanye. Ni filime kandi nziza ni icyo ngicyo navuga. Igeze ku rwego, reka mvuge ngo reka dukomereza aho ngaho kuko negezemo, reka dukomereza aho ngaho bizagenda neza. Turi gusoza mbibutsa ko ikiganiro ni Talent Zone kuri Tayari TV.